hanyuma rero njyewe ankuramo ikariso nsinziriye, ashidutse yayikuyemo umva ni mubyara wanjye pe, mubyara wanjye wayinkuyemo. Naragiye nyine ndaryama, aza kuza nijoro, yatinze kuko yari na mukuru, hanjye urumva twararyamye, nimba baratekerezaga ko ndi umwana, nimba ari uko inzu yari ntoya simbizi, ahubwo hari bumvaga nta kibazo. Hanyuma aza kuza nijoro rero turaryama, nka kuwa gatatu twari tunamaze iminsi turyama pe nta kibazo, yaza nyine tukiryamira bugacya, umwe agakomeza ibye n'undi agakomeza ibye, nta kibazo cyari kirimo. Ariko usanga bijya gushya birashyuha koko. Iyo yazaga nko ku manywa agasanga nicaye, agasanga aza kunyicara iruhande, yaba anyicaye iruhande agashaka kumfata nko ku matako, nkamwiyama nyine biraho nk'ababyara bari gukina. Naba nicaye ukabona nyine afite amatsiko yo kureba nk'ikariso nambaye nuko nkibumbabumba nkayisha nkigira ukuntu. Bigeze igihe rero aza kuza ari nimugoroba, araza asanga nasinziriye nyine nk'uko nabibabwiye, atangira kunkorakora. Numva ibintu ntibisanzwe, numva ari kunkorakora, numva ahantu hose, numva noneho imboro ye yahagaze, numva ari kwinjomba. Ndamwiyama rwose, icyo gihe nirakaje cyane, arandeka araryama, ariko we ntiyasinzira, ntiyasinziriye, yarakomeje aba maso, ngenda asinzira. Bigejeje mu gitondo cya kare atangira kongera kunkorakora, muzi ka gatotsi ko hagati mu ijoro, ni mu gitondo cya kare, gusa ako gatotsi ukuntu kaba kagutwaye. Atangira gukomeza kumfataho, afata ku makariso akazajya yakurura, ndamwihorera. Noneho ariko uko yanyegeraga numvaga nanjye ntangiye nko gufatwa, nyine nkamwiyaka, ariko urumva umubiri nanjye watangiye kumera nk'ugira ikintu wakira. Nuko ntabwo rero we yashizwe, urumva noneho yari yanabinyeretse ko abishaka, ntabwo yigeze arekera gukomeza kwensisita. Ariko ndamubwira niwongera ndaza kubibwira tante, arambwira ati wowe ati ntubivuge, ndaza kukugurira. Ndangije ndamwemerera, ndamubwira ntabwo ndi bubivuge, ariko ntuzongera. Arambwira ngo ntabwo azongera. Noneho uko bukeye, urumva uwo munsi warakeye,
sha bwakeye rwose yendaga kuyikuramo ariko atarayikuramo. Ndashaka kukubwira neza noneho ukuntu yaje kuyikuramo. Umva, bwarakeye noneho atangira, uwo munsi ntabwo yigeze ajya na kure, atangira kujya mvugisha, anganiriza, amba hafi uwo munsi, amfasha imirimo yo kwa tante. Urumva ari njye mukobwa noneho wari unahari, nandi mu mirimo, tante yagiye mu kazi, ninjye wari uri mu mirimo, birumvikana. Ndakora, mana we, nawe aramfasha, anyitaho, amakeya, ariko uko dukora atangira kujya anganiriza ku bintu by'amakariso, ngo se ngukunda izihe kariso, ukunda zimeze gute, ukunda stringi cyangwa ukunda nyine zimwe nini. Urumva, ariko cyakora uyu muhungu yari umusirimu pe. Atangira nyine kubimbwiraho cyane. Mva yari azi n'amazina y'amakariso, azi n'amasitire. Yego ku mana yanjye. Byagejeje nimugoroba rwose, ibiganiro byarimbanyije. Tante atashye, araza nadufasha guteka, turateka, turategura, turarya. Aravuga ati hari umusore mugenzi wanjye kureba. Yaragiye mu by'ukuri atindayo, aza kugaruka, ariko yasanze ntarasinzira. Akomeje kubitekereza, ndavuga ariko ibintu yakomeje kunganiriza n'ukuntu twaraye, ibi bintu sinabitekerejeho cyane nanone, kandi nyine najyaga kubitekerezaho cyane nkongera nkabireka, nakongera kubitekerezaho nkumva nkabireka, nkanabura n'ububyara. Nanjye urumva ntabwo, nubwo nari muto ariko ntabwo nari muto cyane ku buryo nyine ntazi ibyo bintu byo kurongorana. Ibintu byo kurongorana nari mbizi, nari nshabutse, pe. Ariko urumva kuko byamera kose, babyara banjye tutarongorana. Nyine numvaga ibyo bintu tutanabitinyuka, numvaga ari ububyara turi kuganira. Najyaga kubyegereza umutima, mu kandi kanya nkongera nkabyaka umutima. Ndimo ndatekereza ukuntu uwo mubyara wanjye rwose byagenze. Ntabwo nuko nyine byaje gusanga ntarasinzira, atangira noneho kugira ngo tubiganireho turi n'amaso we. Arongera arabigarura, nijoro nyine twajya tubivugaho, tubiganiraho. Akomeza kunganiriza, agatotsi ngo pyu karantwara, ndasinzira. Ariko nawe agatotsi kari kamutwaye yasinziriye. Turaryama tukihindukiza, akihindukiza nyine najya guhindukira ngo nawe hindukira. Hari umuntu byabayeho nkanjye, uryamana n'umuntu mwajya guhindukira, urumva n'uburiri bwari butoya, ntaho nari mfite aho guhungira.
ntawe nari mfite wo guhungira pe, nuko ahantu hose nyine nawe urabyumva. Nyine akazajya ahindukira, ariko bigeze igihe ibyo guhindukira biza kuvaho, noneho nyine turarebana turarebana, urumva buri mukobwa ari buto twari twegeranye, no kwisubiramo mba numva ntari kumenya rwose. Urumva twari twegeranye, tumaze kutugeza aho noneho ibitutsi birantwara bya sawa sawa kabisa. Nawe rero nimba yaraje urumva nyine yaje gukanguka, nanjye kubabwira ngo nimba yaraje gukanguka nese umuntu yakuramo ikariso asinziriye. Yarakangutse, amaze gukanguka akomeza ari maso, noneho nanjye kwa gatotsi kantwaye ntangira kumva wagira ngo koko ngeze gute, ndasinziriye cyane, noneho akazajya nkoraho, yankoraho nkagira ngo ni bya bindi twaganiraga ndi mu bidutotsi, nkagira ngo akanguka, nkabireka nkabivamo, nkagira ngo akanguka. Yewe hari ibintu ndi kureba hano, reba nanjye nzi kuba ari inkuruwa, nkongera ngo akanguka nkareba, nkakanura, akaba arabiretse, akongera agacunga ko nsinzira, akongera agacunga ko nsinzira, nuko numva nyine binesheje umutwe, ariko igitotsi kiza kuntwara pe, burundu burundu. Nsinziriye aza kuza nyine kuza kumuramo ikariso gake 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 gake, agenda yikuramo gake gakeya, nakangutse nsanga yayikuyemo, ariko ukuntu yayikuyemo byari sisiteme pe, ukuntu byagenze kugira ngo ayikuremo neza. We yarabanje amenyereza kugenda nkoraho, amenyereza ku kuboko kwe amfumbase nta kibazo, kuko nanamubwiraga ariko wandetse,